Muraho neza nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 20 gutsinda ikigeragezo. Abantu basangiye kamere n'Imana ntibazigera bahurwaho igishuko. Umwanzi ari gukorana imbaraga ze zose kugira ngo atsinde abantu bahirimbanira kubaho imibereho ya Gikristo. Abasanga agiye kubagerageza yiringira ko bazatsindwa. Uko niko yiringira kubaca intege. Ariko abashinze ibirenge byabo kuri rutare rw'iteka bashikamye ntibazigera batsindwa n'imitego ye. Bazibuka ko Imana ari yo se kandi Kristo akaba ari we mufasha wabo. Umukiza yaje kuri iyi si yacu azaniye umuntu wese ugeragezwa kandi ushukwa imbaraga zo kunesha nk'uko nawe yanesheje. Nzi imbaraga z'ibigeragezo, ariko kandi nzi ko imbaraga zihagije kandi zikenewe igihe cyose nazo zizahabwa abantu bahanganye n'ikigeragezo. Ibigeragezo bidakenewe bikwiriye kwirindwa. Nta kigeragezo kibasha kubagiraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10:13. Kandi natwe dufite uruhare rwacu tugomba gukora. Ntabwo tugomba kwishyira mu nzira y'ibigeragezo bitari ngombwa. Imana iravuga iti, nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, kandi ntimugakore ku kintu cyose gihumanye. Nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa. Rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6:17-18. Niba dushyira ibirenge byacu mu nzira y'ibigeragezo n'icyaha kubwo kwifatanya n'ibinezeza by'isi, kubwo gukurikiza imigenzo y'ab'isi no kubwo gufatanya inyungu zacu n'abatizera, mbese twabasha dute kwitega ko Imana izaturinda kugwa? Nimwitandukanye n'imbaraga zangiza z'iby'isi. Ntimukajye aho mutararitswe ngo mujye ahantu imbaraga z'umwanzi ziba zigose cyane. Ntimukajye aho mugeragezwa kandi ngo muyobywe. Ariko niba mufite ubutumwa bugenewe abatizera, kandi nimuba hafi y'Imana cyane ku buryo mushobora kubabwira ijambo mu gihe runaka, mushobora gukora umurimo uzabafasha kandi uzubahisha Imana. Kristo yaravuze ati, sinsaba ko bakura mu isi ahubwo barinde umubi. Yohana 17:15. Inshingano iruta ibyo umuntu yibwira. Abasore nibagerageza kwigobotora ubutware bwa Satani, azungikanya ibishuko bye. Aboneye urwaho ku bujiji bwabo no kutagira ubunararibonye, Satani agerageza kubahisha itandukaniro riri hagati y'icyiza n'ikibi. Yihindura marayika w'umucyo maze akabashuka. Abaha amasezerano yo kubonera ibinezeza mu nzira yabuzanijwe. Niba abasore n'urubyiruko bafite akamenyero ko gukurikiza ibyo bararikira aho gukora inshingano bafite, bazabona ko gutsinda ikigeragezo bibakomereye. Ntabwo babona akaga kari mu kwirundumurira mu binezeza byabuzanijwe, niyo byaba inshuro imwe gusa. Ibyongorero bya Satani bizakangura ingingo yose y'ikibi mu kwangirika ibirekereje mu mutima. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 21, ubuhendanyi bw'icyaha. Nta kintu na kimwe kirimo akaga gashishana ariko cyihishe kurusha ubuhendanyi bw'icyaha. Imana y'iyi si niyo iyobora abantu. Imana y'iyi si niyo iyobya abantu kandi ikabagira impumyi ndetse ikabajyana mu irumbukiro. Ntabwo Satani ahita aza yambaye imyambaro ye y'ubushukanyi, ariyoberanya agahisha ibyo bishuko, agasa n'ubigira ibyiza. Ibintu binejeje byo kwishimisha ndetse n'iby'ubupfapfa abivangamo ibintu byiza bike, bityo imitima yayobejwe ikabigira urwitwazo rw'uko ikintu cyose cy'agahebuzo kigomba kuva mu kugira uruhare muri bene ibyo bintu. Ibi ni uruhande rw'ubushukanyi busa. Ni ubucakura bwa Satani buganisha mu irumbukiro. Abantu bayobejwe batera intambwe imwe, bityo bakaba biteguye no gutera intambwe ikurikiraho. Usanga bashimishijwe cyane no gukurikira iby'imitima birarikira, aho guhagarara bakaba maso maze bakarwanya iby'umushukanyi abanza kubongorera ngo babikingiranire hanze. Mbega uburyo Satani ahora ari maso kugira ngo arebe ko icyo yategesheje abantu bagifatana ubwira bwinshi
no kugira ngo abone abantu bagendera mu nzira yateguye. Ntabwo aba ashaka ko bareka gusenga kandi ngo be gukomera ku nshingano z'iby'idini, kuko igihe bakora ibyo ariho ashobora gutuma barushaho kuba ingirakamaro mu murimo we. Uburyoza bwe bwuzuye ubucakura n'imitego y'ishukana abihuza n'ubunararibonye bafite n'ibyo bahamya ko batura, bityo agateza imbere umurimo we mu buryo butangaje. Kwisuzuma. Kwinira umuntu akisuzuma birakenewe cyane, ndetse no kwibariza mu mucyo w'ijambo ry'Imana uti mbese ndi muzima cyangwa nangiritse mu mutima? Mbese nagizwe mushya muri Kristo cyangwa ndacyari uw'umubiri mu mutima ariko inyuma nambaye umwenda mushya? Nimukenyere mwitegure guhagarara mu rukiko rw'Imana, kandi mwirebere mu mucyo w'Imana niba hari icyaha cyihishe, ubugome cyangwa ikigirwamana icyo ari cyo cyose mutazibukiriye. Ni ukuri nimusenge, ndetse musenge birenze uko mwigeze gusenga, kugira ngo mutayobywa n'uburiganya bwa Satani, mwe kwegurirwa umwuka wo kutumvira no kutagira icyo mwitaho n'ubupfapfa, kandi mwitabire inshingano z'iby'idini kugira ngo mutume umutimanama wanyu utuza. Kimwe mu byaha bigize kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka ni uko abavuga ko ari abakristo bakunda ibinezeza kuruta uko bakunda Imana. Mugenzure imitima yanyu mu by'ukuri, mwigenzure mwitonze. Mbega uburyo nyuma yo kwigenzura nta kwihenda hari abantu bake cyane bashobora kubura amaso bakareba mu ijuru maze bakavuga bati ntabwo ndi umwe muri bariya bavuzwe, ntabwo nkunda ibinezeza kuruta uko nkunda Imana. Mbega uburyo hari bake cyane bashobora kuvuga bati napfuye ku by'isi, uko mbaho ubu mbikesha ukwizera Umwana w'Imana. Ubugingo bwanjye buhishanwe na Kristo mu Mana, kandi ubwo bugingo bwanjye azaboneka, nzabonekana nawe mu ikuzo. Urukundo n'ubuntu bw'Imana, mbega ubuntu bw'agaciro kenshi, bufite agaciro karuta izahabu yatunganijwe. Ubwo buntu buzamura umuntu kandi bukamuha umwanya wo hejuru usumba andi mahame yose. Butuma umutima n'ibyo umuntu ararikira byerekera mu ijuru. Mu gihe abari ahadukikije bashobora kuba bahugiye mu bwibone bw'isi, mu gushaka ibibanezeza no mu bupfapfa, twe ibiganiro byacu biba byerekeye mu ijuru, aho tuba duhanze Umukiza amaso. Ubugingo bwacu buba burangamiye Imana ngo buhabwe imbabazi n'amahoro, gukiranuka no kwera nyakuri. Kuganira n'Imana no gutumbira ibyo mu ijuru bihindura umuntu agasa na Kristo. Amen.